ngira kuzagira icyo ntwara ntabwo ati nyango ngiye nta kintu byantwara bitewe nuko hasbuni Allah wa ni'mal wakil igihe Allah subhanahu wa ta'ala kifite mu kiganza cye nta kintu nzaba igihe kandi nabwo byabaye ngombwa yuko nzaba ndikiri hano kuri ino si inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko nemera arambwira ati mwebwe ibintu bamukora bimeze nk'ubwihebe nawe ati ntabwo ari ubwihebe kubera ko turi mu gihugu gifite umucyo ntabwo umuntu ashobora kuba yaza akagira gute akubangamire uko byaba bimeze kose kubera ko tuba muri societe nyinshi cyane igihe rero tubonye umuntu ari gukora ikibi ntabwo duceceka ahubwo turakivuga rira ko leta idutegeka kuba ijisho rya mugenzi wacu igihe rero wabonye ko Hussein igenda mu makosa uzambwira ati garuka hano maze ubundi nanjye nzakumvira uko nshoboye kose nibyanga nta kizanyibutsa uzanyibutse ko Imana ari shadidul iqab ni nyiri bihano bikomeye cyane kandi birahambaye nanasubiza umwe wambajije ati ni message ndende yanditse aravuga ngo ariko abantu bavuga ngo nago mubazi ngo nabantu ngo bize bafite za doctora ngo bafite ngo za masters bafite za PhD ngo nibindi byinshi cyane ngo abantu ngo bamukwe kubavugaho ngo babarusha ibintu byose ngo babarusha ubumenyi ariko ikintu namubwira cyo reka rimita na wenda ntanga urugero rutoya hari igihugu aka kanya ni Zimbabwe Robert Mugabe ndika mbibutsa yuko yari afite ibyo byose uvuze niwe mu perezida wa mbere hano kuri ino saro ufite impapuro zose zimwemerera yuko kuba wenda ari umuntu w'igihangange za doctora za n'ibindi byose arabifite byose arabyujuje ndumva yageze kuri full papers ageze hahandi impapuro zose ziruzuye ariko niwe wa mbere ufite igihugu gitindahaye mu bukene gifite ibaze ko no kugura umunyu bajyanaga ibipapuro byuzuye amagorofani bagiye kugura umunyu mwonyine urumva igihugu cyari kiri mu bukungu buto cyane cyari kiri hasi mu bukungu kandi perezida waba yitwa ngo ni umuntu ku isi ufite ibyangombwa nk'ibyo ngibyo ariko barebye neza basanga ni ibintu bagendaga bakora bafite ububasha ariko murebe mukuru w'igihugu wacu perezida wa Repubulika Paul Kagame tugiye kumwamamaza agiye guhatana n'abandi ariko bifite n'amahirwe menshi ko twese tubona ibikorwa bye ntago ajyaraga bivuge ngo nakoze imihigo turica tukaba ariko tuyikora tukayiga tubati kumbe byagezweho tukabona byagezweho kuko tubata alhamdulillah ibyo rero iyo tubibonye ntabwo yirirwa ajya kubivuga we warumva yihagararaho ngo agende hariya ngo mu bantu ngo ngiye ngo mfite ngo masters ngo mfite byose arabifite turabizi neza buri gihe cyose ahabwa impamya bushobozi ahabwa impamya bumenyi arazihabwa kenshi cyane ako ntarajya ngo yigaragaze ngo ngiye ngo nafashe ngo impamya rero iyo ufite ubwo bumenyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rubyiruko bavandimwe duhuriye ahangaha buri Muislamu wese duhuriye muri iki gikorwa cyo kuba twagemuriye aba barwayi dore ko nta bundi bushobozi dufite rimwe na rimwe ubwo dufite buke Imana badushoboje turabukusanya tukaza ahangaha tukaba twagira ku barwayi nabo tukifatanya nabo cyane ko uyu munsi nibo ejo ni twebwe alhamdulillahi rabbil alamin. Rero banje kwikinga ku Mana kugira ngo indinde shitani wavumwe amahoro imigisha by'Imana bibe ku wasozereje intumwa n'abahanuzi Rabbi Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe n'abasangira ngendo be ndetse n'abandi bazakomeza gukurikira iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twazakurikira iyo nzira kuzageza kuri uwo munsi Allahumma amina. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani ntagatifu aravuga ati qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah tise bavuga ko bakunda Allah niba bavuga ko bakunda Allah rero nibashire mu bikorwa ibyo Allah yabategetse kandi banakurikize intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo bityo Allah azabagirira impuhwe kandi azanabahemba ibyiza hano kwisi ndetse no ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twazaba mubo yashyize mu muheze. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanone ndongeye ndabasuhuje amahoro n'imigisha by'Imana ibe kuri mwebwe. Iki gikorwa nago cyari cyoroshye twagiye mu muhanda bamwe babigomwe akazi kabo uyu munsi bari muri weekend ariko bamwe baba bafashe umwanya bakavuga ati reka tujye kureba n'abavandimwe bacu babaherereye hariya mu bitaro babarwaye. Mwarebye ko hari abarwayi bagiye batandukanye bamwe bagiye bafata amafunguro ku buryo bugiye butandukanye bamwe biranabananira. Urumva rero ko wowe uracyafite umwanya wo kuba wacisha ibiryo mu kanwa bikamanuka ndetse ukaba wabona n'umwanya wo kubisohora aho bisohokera. Bamwe mwagiye mubabona ko hari n'abadafite aho basohorera ibyo bariye. Urumva amaze imyaka ingahe uratwaganiye nawe kuba wenda atagira ikintu kimuce mu kanwa cyase gisohokere hasi aho wenda byagenewe gusohoka. Amaze imyaka myinshi arira muri sonde no mu bindi bintu byinshi cyane. Inshallah ta'ala twebwe turacyari bazima turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kuduha ubuzima kandi buzira umuze kandi
n'abariya bari hariya akaborohereza. Bavandimwe Islam rero nk'uko tugarutse muri aya ya Qur'ani ivuga ati niba muvuga ko mukunda Allah ngaho nimugire gute, ngaho nimukore ibyo yabategetse kandi munumvire intumwa y'Imana Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bityo Allah ngo azabagaragira kandi azabagirira impuhwe kandi azagira gute, azanabaha ibyiza hano kuri ino si ndetse no ku munsi w'imperuka. Inshallah ta'ala rero nabatindiye reka ducishe muri makeya mu byo wenda twakwibukiranya aka kanya nyuma yuko tumajije gutanga aya mafunguro kandi akabageze kuri ba nyirayo. Babashimiye cyane kandi ndetse na babandi bakomeje kwifatanya natwe bakaba bagira inkunga batanga bakaziha umuyobozi wacu kugira ngo abashe kuba yazibyaza umusaruro, azitange agende agure ibikoresho bikenerwa kugira ngo tubize nanga kwa muganga. Ibi ngibi nabyo nawe ajya amworohereza kandi amurinde umutima uca impande n'impande. Naam, rero bavandimwe Islamu ntabwo nari kuri ijambo tutibukiranyije gakeya wenda kubigiye bivugwa mu dini yacu, kandi iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, iyi dini nta muhagararizi ifite. Umuhagararizi ni wa wundi uzemera gushyira mu bikorwa, wa wundi uzemera kumvira Allah akanashyira mu bikorwa ibyo yamutegetse. Unguwe niwe uzabuhagarariye iyo dini hano kuri ino si ndetse no ku munsi w'imperuka. Allah azamushyira mu biganza bye kandi azamushyira no mu muheze. Alhamdulillah kuba magazangana none ntago ari ubwo wenda mbarusha ubushobozi mwese abo turi kumwe, ahubwo wenda nuko ari njyewe ushobora kuba wenda nahagarara hano nkavuga iryo jambo, ariko nawe warivuga n'undi yarivuga n'undi yarivuga. Gusa Allah atworohereze, aturinde inabi iterwa na shetani ndetse inaturinde inzika n'umutima mubi. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah aracyaturinze kandi aracyatugize abayisilamu. Nawe rero shimira Imana kuba ukiri umuyisilamu aka kanya kandi uzapfe uri kuri kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Naam, ntago twe tuzaba nka babandi uyu munsi iyo twibukiranya amagambo ya Allah turi kuvuga ko kuri Allah n'intumwa ye. Kandi ibi ngibi urumva ko iyo tubivuzeho tugira ngo buri muntu wese ave ahangaha agize urwibutso atanga kuri mugenzi we. Bitandukanye n'ibyo duhora twumva muri ino minsi, wenda usanga amahutuba tunabibutsa wenda abavandimwe ndetse n'abandi bagenda bategura amahutuba ko bahindura cyangwa se bagatanga iyi message ku bayimamu bagiye batandukanye. Uyu munsi hutuba twari tuzi ko ubundi ujya hariya kumva hutuba ukumva ko ari magambo Imana yaravuze, Muhammad sallallahu alaihi nawe wenda yaravuze ko ni Qur'ani ni hadithi, ndetse wenda na babandi wenda bagiraga batangwaho ingero mu basahaba. Aho ngaho niho twumvaga hutuba zikatunogera amatwi tukava tuvuga ati alhamdulillah tugiye kwisubiraho ndaho byatwacitse imbaraga ndetse n'ahandi. Ariko muri no minsi of Islam urabona yuko hari igihe umuhatibu ahagarara hariya imbere akajya hariya mimbar akagenda agatangira akavuga ku muntu runaka, kandi ibyo bintu Allah subhanahu wa ta'ala ntago igeze abishikariza abantu kugira ngo babikore, ahubwo uretse yuko ibyo ngibyo igihe umuntu azavuga mugenzi we akamuvuga byaba ari ukuri cyangwa se wenda bitari ukuri, ntago ari byiza kuba wamushyira ku karubanda kiretse igihe byabaye ngombwa. Uyu munsi rero impamvu wenda nateruye iki kiganiro kugira ngo tukivugeho, hari abantu muri ino minsi usanga barimo kujya imbere hariya muri mimbar, ukinjiramo gatoya ugasanga ahisa kugira ikiganiro muri hutuba. Ibyo ngibyo ni ikosa, nta nubwo binakwiye mu dini Islamu. Ntago bikwiye ko umuyisilamu mugenzi wawe ushobora kuba wamujya hariya ngo umuhere kurwara ugeze ku mutwe umuvuga ibibi bimurangwaho cyangwa se n'amakosa ye. Rimwe na rimwe usanga hari igihe anasohoka hanze inyuma y'umusigiti, rimwe na rimwe batangira kuvuga ati uyu niwe bavuga, uyu niwe bavuga, bakongorerana. Ibi ngiyo ntabwo bikwiye kuturanga nk'urubyiruko. Ni byiza ko wenda twajya twicara gutya tukibukiranya kandi twibukiranya ku magambo meza. Rero tunasaba abayobozi bacu yuko bajya bahagira gute, bajya batanga mawdui nziza. Iyo mawdui ikajya ibwira abantu bakora ibyiza cyangwa se ikabashikariza gukora ibyiza, ikabavana mu bibi utandukanye. N'ubu ngubu usanga umuntu atangiye kujya hariya muri mimbar agiye kwigisha ijambo rya Allah ariko atangiye kwisobanura, wallahi baratubeshyera, wallahi urabona ibintu bavuga ntago ari byo. We ibikorwa birivugira, ibikorwa birivugira. Igihe uzaba uri gukora neza, igihe uzaba uri gutanga urugero rwiza muri sosiyete, abantu bazakuvuganira kuko Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze
abwira Rasul abwira abantu be avuga ati ndetse mwebwe muri abahamya b'ibyo mukora, ibyo dukora twebwe bitubera ubuhamya, igihe uzaba uri mubi abantu bazabona kuri mubi bazabivuga, igihe babivuze rero nta kindi ukwiye gukora, ugomba gukosora ibyo bibi barimo kukuvugaho. Rero abantu turabatanga buhamya ibyo dukora, ngewe nibambwira ngo uri igisambo uringegera, ibyo ngibyo ntago nzabijya kubishidikanyaho ngo nzirebaho koko ndebe ko ibyo bintu ari byo, ninsanga ari byo mbikosora, ninsanga atari byo ndavuga Imana niyo nkuru, ntago ijya hariya ngo njye kwisobanura ngo abantu ngo baravuga ngo ni bavuga ko ndi mubi, bavuga ko ndi iki, bavuga ko ndi umwicanyi, bavuga ko ndi indaya, bavuga ko ibyo ngibyo impamvu babivuga yirebe, nusanga iyo mpamvu atariyo uvuge inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah subhanahu wa ta'ala ntago yigeze ahagarara kuvuga ko abantu bazavuga abandi bantu mu binyoma bakababekera bakabandarika, ariko abo ngabo bafite ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, abo ngabo bafite intsinzwi ku munsi w'imperuka, nta ntsinzi bafite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bazavuga abandi. Ndetse ngo n'abantu bakomerewe mu muriro cyangwa se abantu bakomerewe hariya mu makaburi ni ba bantu baba baravugagujwe, baba baragiye babunze inkari n'utuntu duto cyane, ariko abantu ugasanga nitwo tuntu twabaraniye kutureka. Rasul sallama babaza ati se ya Rasulallah niki twakwirinda, nicyo kintu twakora kugira ngo tuzarokoke umuriro w'umunsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala afite ibihano bihambaye. Hanyuma babaza Rasul sallallahu arabaza ati se ya Rasulallah niki twakora kugira ngo uwo muriro w'imperuka uzadusige amahoro. Rasul sallallahu alaihi wasallam higeze avuga ijambo nari muretse ko Yesu afata ururimi rwe, Yesu afata ururimi araruca amata ararufata cyane, hanyuma arababwira ati muzatinye ikintu kimeze gutya, ararufata afata ururimi ati muzatinye inyama yanyu y'ururimi, ati uzarinda ururimi akarinda ubwambure bwe, wallahi ngo nagushidikanya azajya hehe, azajya mu ijuru rya aljannatu firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala azariduhe. Uyu munsi rero bigezweho ku muntu ajya hariya akadari ku muntu muri mimbari, wallahi muri mimbari umuntu agatangira akavuga umuntu akamurondogora akagira gute, rimwe na rimwe abivuga yeruye, ikindi gihe akanabivuga mu migani. Icyo ngicyo rero akibwira yuko ari ugutinya Allah ndetse no kugira ngo yandare ku uwo muntu wenda bamugendere kure, ariko igihe umuntu anatakaye mu makosa ntago ari cyo gihe cyo kumusiga, ahubwo ari cyo gihe cyo kumusanga. Nicyo kintu Allah subhanahu wa ta'ala yavugiye iri jambo bati innal islamu ikhwa, igihe umuntu atarahakana ko ari umuyisilamu ni umuyisilamu mugenzi wawe, kandi abayisilamu turabavandimwe. Igihe rero umuvandimwe wundi ntago ari ngombwa ngo umubone mu bibazo aho kanya witumutererana, utangire umuvuge nabi, utangire umusebye, utangire umwandarike, ihubwo ni igihe cyo kugira ngo mwiyegereze, numara kumwiyegereza muvandimwe w'Islamu maze ubundi ugire gute, utangire umwiyegereze, umuhe dawa, umukorere dawa. Nta muntu n'umwe utacika imbaraga kabone n'ubwo ufite ubumenyi bungana gute, ucika imbaraga kandi ugwa hasi, kandi iyo uguye hasi uba ukeneye abakwegura, uwo nguwo akakweguye ahubwo akagomeza akagutsindagira itaka. Ibyo ngibyo byo ntago ari byo abadan. Sinzi umuntu ni umusore mugenzi twari turi kumwe muri dawa turi kugenda nk'uko nguko twagendaga mu kanya, hanyuma arambaza ati se ibi bintu mugenda muvuga ati rimwe n'imwe mukaba mufite ibimenyetso, ati rimwe na rimwe wenda akaba n'igihe wenda muvuga ibintu wenda mubivuga wenda mubivuga mu mutwe wanyu, ati ibi bintu mubona yuko kuvuga abantu nk'abariya mubona bizaba abaye sino bose abaye, twe turanenga nk'uko nawe waza ukanenga ati nakoze iki ngiki. Niko namusobanuriye, arambwira ati wapi hari ukuntu mujya mubivuga rimwe n'imwe tukumva hari societe duhagazemo tukumva barimo kubahigira, ndavuga ati ariko wamigira kuzanyica, wamigira kuzagira icyo ntwara, ntabwo ati nyango ngiye nta kintu byantwara bitewe nuko hasbuni Allah wa ni'mal wakil. Igihe Allah subhanahu wa ta'ala kifite mu kiganza cye nta kintu nzaba, igihe kandi nabwo byabaye ngombwa yuko nzaba ndikiri hano kuri ino inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ko nemera. Arambwira ati mwebwe ibintu bamukora bimeze nk'ubwihebe, nawe ati ntabwo ari ubwihebe kubera ko turi mu gihugu gifite umucyo, ntabwo umuntu ashobora kuba yaza akagira gute akubangamire uko byabemeze kose, kubera ko tuba muri societe nyinshi cyane. Igihe rero tubonye umuntu ari gukora ikibi ntabwo duceceka, ahubwo turakivuga, rinako leta itegeka kuba ijisho rya mugenzi wacu. Igihe rero wabonye ko Hussein igenda mu makosa uzambwira ati garuka hano maze ubundi nanjye nzakumvira uko nshoboye kose, nibyanga nta kizanyibutsa ko Imana ari shadidul iqab, ni nyiri hano bikomeye cyane kandi birahambaye. Nanasubiza umwe wambajije ati ni message ndende yanditse aravuga ngo ariko abantu bavuga ngo nago mubahazi ngo nabantu ngo bize bafite za doctora ngo bafite ngo za masters bafite za PhD ngo nibindi byinshi cyane ngo abantu ngo bamukwe kubavugaho ngo babarusha ibintu byose ngo babarusha ubumenyi. Ariko ikintu namubwira cyo reka rimite na wenda ntanga urugero rutoya, hari igihugu aka kanya ni Zimbabwe.
Zimbabwe Robert Mugabe, ndeka mbibutsa yuko yari afite ibyo byose uvuze, niwe mu perezida wa mbere hano kuri ino saro ufite impapuro zose zimwemerera yuko kuba wenda ari umuntu w'igihangange, za doctora za n'ibindi byose arabifite, byose arabyujuje. Ndumva yageze kuri full papers, ageze hahandi impapuro zose ziruzuye, ariko niwe wa mbere wari ufite igihugu gitindahaye mu bukene, gifite, ibaze ko no kugura umunyu bajyanaga ibipapuro byuzuye amagorofani bagiye kugura umunyu mwonyine. Urumva igihugu cyo cyari kiri mu bukungu buto cyane, cyari kiri hasi mu bukungu, kandi perezida waba yitwa ngo ni umuntu ku isi ufite ibyangombwa nk'ibyo ngibyo, ariko barebye neza basanga ni ibintu bagendaga bakora bafite ububasha. Ariko murebe umukuru w'igihugu wacu, perezida wa repubulika Paul Kagame, tugiye kumwamamaza, agiye guhatana n'abandi, ariko bifite n'amahirwe menshi ko twese tubona ibikorwa bye. Ntago ajyaraga bivuge ngo nakoze ibi, imihigo turica tukaba ariko tuyikora, tukayiga tuba ati kumbe byagezweho, tukabona byagezweho kuko tuba ati alhamdulillah. Ibyo rero iyo tubibonye ntabwo yirirwa ajya kubivuga we, warumva yihagararaho ngo agende hariya ngo mu bantu ngo ngiye ngo mfite ngo masters ngo mfite ibi byose arabifite, turabizi neza. Buri gihe cyose ahabwa impamya bushobozi, ahabwa impamya bumenyi, arazihabwa kenshi cyane, ako ntarajya hariya ngo yigaragaze ngo ngiye ngo nafashe impamya. Rero iyo ufite ubwo bumenyi, turashaka kugira ngo tuyibonere mu bikorwa. Kumbwira ngo ngewe ngo umuntu uri kuvuga ngo ntago muzi ngo n'ibiki ngo yakugira nabi, yangira nabi gute? Allah subhanahu wa ta'ala atabishatse nta kintu kimwe cyakubaho, uretse ko ikintu kiba cyose kiba kiri mu bushake n'ubwenge bwe. Allah subhanahu wa ta'ala ni umunyabwenge mu bandi, ntuwutekereza kure, n'udutekereza twese, ndetse nta muntu ufite uburenganzira bwo kuza ngo agufate ngo ajyanye hariya ngo akuzuza ubusa. Binabayeho ni hasbuniyallahu wa ni'mal wakil. Naam, fasha kana ni hakanya karekare, ariko mumbabaririho gatoya, ariko nanone ni byiza ko tubimenya. Iyi ni message nagira ngo itambuke inagere kure cyane. Ntago ari byiza ko wajya hariya uruna mu mahutuba yose tumashije kumva kuva mu mezi nk'atandatu yose ashize, hafi umwaka wose ugiye gushira, twumva hutuba zidahinduka, hutuba zivuga kwisobanura gusa. Urisobanura ku Bayisilamu, ibyo ngibyo ntabwo bikwiye bavana mu Islam. Ntabwo bikwiye ko wowe wajya wisobanura gusa, igihe cyose wisobanura kora maze ubundi ahubwo n'ujye ugaragaza ibikorwa. Alhamdulillah, hari bimwe bitangiye wenda kujya ku murongo, ariko ibi bitangiye kujya ku murongo nuko abantu bavuze, nese abantu baceceke. Rimwe na rimwe hari igihe ukangura no muntu hubwo akaba yakugira inshuti, igihe wagaragarije umuntu ibitagenda neza ari umureberera cyangwa se ari we ukwiye kubireberera, ukabimugaragariza, ni akazi wihaye ahubwo atanazi, uri kumufasha akazi ke, yakwiye kugira inshuti. Twagiye tubigaragaza kenshi cyane. Buriya umunyabwenge yabonye umwanzi amugira inshuti, uwo mwanzi hanyuma akamubera inshuti, ariko nanone akajya ajya ari menge kugira ngo uwo mwanzi azanye mu buzima bwe atazagira gute, atazarengera akarenga imbago. Ariko uwo mwanzi ni mwiza niko ko umenya intege nyeze aho ziri, ukabonde wanamurwanya mu buryo mutazi. Ariko igihe wowe umwanzi wawe utangiye kumurwanya mu bayabanzi babiri, icyo gihe rero habamo utsinda n'utsindwa, kabone n'ubwo afite imbaraga zingana gute. Naam, nicyo kintu umuntu yakwiye gukora. Niba umuntu akugaragarije ati hari ahantu bigenda neza, hari n'ibigenda neza, akanagwa n'ibimenyetso, ntabwo yakwiye kumugira umwanzi abadan. Kereka uri umuntu udatekereza, uba ugomba kumugira inshuti, aho akakwereka n'ibindi bitagenda neza. Ibyo rero akweretse bitagenda neza, rimwe na rimwe usanga hari n'igihe ubyubakiraho abantu bakagira gute, bakamenya yuko uri umuntu w'umugabo uhambaye. Kuko akanya hari ibibazo byerekanwa muri sosiyete y'Abayisilamu bitanazwi na bamwe mu bayobozi b'Abayisilamu. Ibyo rero bigateza impaka n'impagarara, ugasanga abantu barashaka kugira ngo bagaragaze yuko abantu ari abanzi, ari abantu babita amazina menshi cyane. Natwe turimo batwita amazina menshi, ariko icyo gihe ahubwo bagakwiye kwita intwari, kuko wahagurutse wavuye hariya ujya kuri tere ugaragaza ibibazo ukuntu bimeze. Abana Islam tugomba kumenya ubwenge, tukamenya gutekereza kure. Naam, reka ni kwizima mu magambo dufitana abayobozi bacu,
duhaye n'ijambo wenda babe bagira icyo nabo babe bagira icyo batugezaho, ariko yewe ibyo nari mfite ni kuvuga ni ibyo ngibyo. Allah atworohereze kandi yorohereze namwe mu mitima yacu, ayigire imitima myiza. Ndetse ikindi navuga ko izi message ndabizi neza ko zibageraho igihe zabagezeho bakazirengagiza. Allah niwe uhambaye kandi niwe uzi byose. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa fitnati mahya al mamat wa fitnati masih dajjal ya rabbal alamin. Muri twese nta kintu twakwifuza ndetse hari ikintu twakwifuza bagenzi bacu uretse ko Imana yaduha iherezo ryiza. Ibyo ngibi iherezo ryiza kandi rikazatubera urumuri haba hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Wabillahi tawfiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.